mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, amahoro n'ahore muri mwebwe, icyubahiro kibe mu ijuru kandi ikuzo ni ry'Imana, abo mu isi mwese mwubahe iyabaremye. Ndabashimiye cyane kubw'iki kiganiro tugiye kugirana, kubw'iri jambo tugiye kuganira, tugiye guhugurana, uko turushaho kugenda dusatira urya munsi, tujye turushaho kugenda duhugurana. Tugiye kuganira ku magambo avuga ku gukiranirwa no gukiranuka, uburyo ushobora kubaho ukiranirwa bikakugiraho ingaruka, uburyo ushobora kubaho ukiranuka wabireka bikakugiraho ingaruka, ndetse n'uburyo ushobora kuba ukiranuka wakanga kubwira mugenzi wawe ukiranirwa ngo areke gukiranirwa kwe, ave mu nzira ze yibwira, bikaza nanone kumugiraho ingaruka, nanone nawe bikakugiraho ingaruka. Reka buri umwe wese aze kugira afungura amaso y'umwuka kugira ngo abashe kumva icyo kintu tugiye kuganiraho. Reka dusabe Imana ituyobore. Imana Data twishobora zose, nongeye kugushima, ushime kuko ari wowe urera cyane, kuko ari wowe ukwiye amashimwe. Amashimwe nibyo biryo byawe, nuko utayaguha yabakoze ikosa rikomeye cyane, ariko nanone utakwereka imitima yacu nk'abana b'abantu ko turi abanyabyaha, nawe yaba afite icyo yirengagije kuko dufite gukiranirwa, ariko niwe ukiranuka wenyine. Turakwinginze cyane kugira ngo tubabarire rero kandi utweze cyane, ugere muri twebwe, igitinyiro cyawe kibe mu mibiri yacu, kibe mu mitima yacu, kibe mu ntekerezo zacu, kibe mu bwenge bwacu. Ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, bisabye nizeye, amen. Amagambo tugiye kuganiraho ari mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ni ibice bitatu, turahera ku murongo wa 16 tuze kugeza ku murongo wa 21. Haravuga ngo Uwiteka agira Ezekiel umurinzi. Murongo wa 16 turavuga ngo nuko iminsi 7 ishize, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvisha ibyo mbaburira. Nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Murongo wa 19, ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye kandi azapfa, kuko utamuburiye, azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, ni ukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Amen. Aya ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo umwana w'umuntu ashobora kumva, ashobora kugira ubwoba ugize bitewe n'uburyo witwara, bitewe n'uko ujya uburira abantu mubana, bitewe n'uko ujya uburira mugenzi wawe. Hari igihe uvuga ngo uyu nguyu ngo ntabwo nabimubwira kubera ko mbona yitwara neza. Rega turi mu isi kandi kwiga ni uguhozaho, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Niba ufite inshuti yawe ukabona irimo irakora amakosa, yiburire, yibwire, kugira ngo itazarimbuka nawe ubwawe ukagira ikosa y'uko utamubwiye. Imana yo mu ijuru ibabarira abantu bayo. Hanyuma dusomye amagambo meza cyane avuga ku murongo wa 18 ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa. Ibyo ni ibice bitatu, murongo wa 18 muri Ezekiel. Ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, umunyabyaha ati gupfa ko agomba gupfa. ngo hanyuma ngo nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha
umwihanangirize kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Nutabwira umunyabyaha ati gupfa kuzapfa, nutareka ibyo byaha byawe, nutareka ubwo busambanyi bwakugarije, winjiza no mu nzu y'Imana, mu bakozi b'Imana hakaba huzuyemo ubwo busambanyi, ubusinzi bwugarije ndetse n'ubujura buba mu bantu, mu bakozi b'Imana. Urugero, hari umuvugabutumwa umwe yigeze kwigisha ubutumwa bwiza, ni Pastor Antoine Rutayisire avango, ngibaze kuba uri umurokore ngo bakaguha akazi bakwizeye kuri umurokore, nawe wagera mugatangira kwiba nka bandi bose, ukajya uvuga ngo uyu muntu nubwo amucururiza ugiye gukuramo utwanya, ukajya umwiba nka bandi bose. Aho ngaho uba ukoze ikosa cyane, kandi ubu ufungiye umuryango abantu benshi. Niyo mpamvu Imana igomba kubikubaza, kubera ko watukishije izina ryayo ugatuma utukisha abakristo yuko ari abajura. Nta mukristo wo kwizera guhari, nta mukristo wo guhabwa ku kazi, ahubwo ari bo biba. Icyo gihe Imana izabikubaza kandi kubaze byinshi. Kandi nuramuka warayoboye intama nyinshi, cyangwa tuvuge gushumba, ubu icyo gihe uri umushumba, icyo gihe ukoze icyaha ugwisha benshi, urumva ko Imana ikubaza byinshi. Cyakora niyo mpamvu ukwiye kwihangana muri byose, ukabasha kunamba k'Uwiteka, kugira ngo utazabasha gufata kuri ibyo bihano bikakaye bene ibyo. Ariko ngo amaraso ye nutamuburira bazaba ari kuri wowe. Nutabwira umunyabyaha akazapfa, ukabireka ngo wakanga no kumuburira ngo ave mu nzira ze mbi, amaraso ye azaba ari kuri wowe, ariko gupfa nawe azapfa. Kabone nubwo azaba yarakoze ibyaha, azapfa kubera ko ataburiwe, azanapfa kubera ko ijambo ry'Imana ntago ngo abantu bazakenera ukwigisha. Bibiliya bivuga neza mu byakozwe n'intumwa, ni ibice 17 hafi ku murongo wa 30, bivuga neza ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, irangije itegeka abantu bose kwihana. Niba iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, kuba wumva ko ukwiye gushaka Imana, ukituriza, ukigumira mu rugo, ukigumira mu byo ukora, ukigumira mu bintu by'ibyaha byose wagize ibigirwamana kuri wowe, icyo gihe Imana izabikubaza. Ngo hanyuma nanone ariko numuburire umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Wowe numuburira ntabivemo, uzaba ukijije ubugingo bwawe. Imana yo mu ijuru idushoboza, kandi ijya ibana n'abantu bavuga ijambo ryayo, ijya ibana n'abantu mufite uwo muhate wo kogeza ibyayo, kugira ngo mubashe kubwira abanyabyaha bave mu byaha byabo, bareke gukiranirwa kwabo, bareke ibyo bibwira. Hanyuma ku murongo wa 20 uravuga ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye, kandi azapfa kuko utamuburiye, azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibuka ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, uwo nguwo Imana izashyira igisitaza imbere ye. Urugero, nuva mu by'Imana uzajya ukora ibintu uvuga ngo ariko ndimo ndahabwa igihano n'Imana, Imana irimo irampana kweri, ariko nuva mu gukiranuka kwawe Imana izashyira igisitaza imbere yawe. Hanyuma na wa muntu w'Imana natakuburira hakiri kare, utarakora icyo gukiranirwa, icyo gihe nawe azabibazwa. Ariko nabikubwira ukabirengaho ukabikora, icyo gihe Imana yo mu ijuru niyizirebanira nawe, imirimo yawe wakoze bwa mbere ntizibukwa, izaba ibaye imfabusa, kubera ko imirimo ya nyuma izahesha agaciro iya mbere, cyangwa se iya nyuma itesha agaciro iya mbere, bitewe n'ibyo wakoze. Niba warakoze neza, iya nyuma ugakora nabi, izayitesha agaciro. Niba warakoze nabi, nyuma ugakora neza, iyo mirimo ya nyuma izahesha agaciro iya mbere. Hanyuma Imana yo mu ijuru nidufashe turusheho guhitamo ibyiza, turusheho guhitamo kuguma ku Mana, mureke tunambe ku Mana, nicyo kidukwiriye. Kuko no mu miryango turacumura, tukabanambaho, tukaguma mu ngo zacu, ntituhunga. Ariko kuwiteka tukwiye kuhungira kuri Kristo, tukavuga ngo twacumuye, tubabarire Mwana. Icyo gihe Imana irabyumva, yuzanye umutima umenetse. Dawidi ntiyabivuze neza, yaravuze ngo ibitambo no kutishimira ibitambo, mba ngutuye ibitambo.
ngo ibitambo wishimira n'umutima umenetse ushenjavuye. Yanabivuze neza avuga ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yanzariye. Niba umwana w'umuntu avukana ibyaha, rero ntacyo bitwaye ko wakwegera Imana ugasaba Imana imbabazi, ukareka inzira yawe mbi, ukongera ugakora ibyo gukiranuka. Imana yo mu ijuru ibasha kukumva. Ku murongo wa 21 uvuga neza ngo ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, n'ukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Numuburira akemera, azabaho, nawe kandi wowe wamuburiye uzaba urokoye ubugingo bwawe. Imana yo mu ijuru ibarinde icyaha. Imana yo mu ijuru ibarinde kuva mu gukiranuka. Wowe utarajya mu gukiranuka, wowe utarakizwa, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, icyo ngusabiye, aho iwanyu mubarizwa, haba abashumba, haba ababayobora mu makiriziya, mu matorero, madini yose mubamo, yemera Kristo, icyo gihe uzamwakire nk'umwami n'umukiza. Nukuri bizagufasha, kuko igitabo cy'Abaroma kibivuga neza ngo menye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza abana b'Imana bazahishurira. Ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Nta kintu kidafite amatsiko, ndetse nabo mu ijuru bavuze ngo bazareba abantu bavuye mu gukiranuka ko muri ino si, bazabireba. Impamvu bazabireba nuko gukiranuka ko muri ino minsi mu rusengero havanzemo abasambanyi, muri korari, mu biki byose, muri ya mirimo yose, mu bakristo bivanzemo. Uroga aba yibereye mu rusengero akica mwene wawe. Ariko nubasha gukizwa muri abo bantu, nukuri bagufitiye amatsiko mu bwami bwo mu ijuru. Reka ingeso zawe mbi uhindukire, wamutindi mubiwe. Hari umuririmbyi ubivuga neza ngo wamutindi mubiwe, wakwemeye Yesu akagukiza, kuko uri umunyabyaha ukwiye kubabarirwa. Erega iyo uri umunyabyaha uba uri umutindi, ariko iyo uvuye mu byaha nukuri uba ubaye umukire, ukaba umukire nka Lazaro. Lazaro yari umukene mu by'isi, ariko ari umukire mu gukiranuka. Nyamutunzi ari umukire mu by'isi, ariko ari umukene mu byo gukiranuka. Nawe waba umukene mu bindi byose, ariko mu gukiranuka ukaba nyambere. Ariko cyakora byose bizabageraho bitewe n'uko Imana yabigupangiye mu isi. Ariko Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, kandi ikore n'imirimo yo kubabyutsa mugahaguruka mukava mu gukiranirwa kwanyu. Kandi umukiranutsi ntugasubire inyuma, ahubwo ukomeze unambe kuri Kristo. Amen.